nyine ubwo mbivuze gutyo kubera ko abantu bitoza guhinduka b'umubiri kuruta kuba b'umwuka ntibabyumva. Iyo Imana ikoze ikintu kiyumvamo, ibyiyumvo bitandukanye n'ibitekerezo. Ushobora kumpa amakuru afatika y'ikintu nkumva nicyo, ariko nkiyumvamo kumbeshya. Ibyiyumvo niho Imana ivugira, niyo mpamvu Imana itabeshya. Ibyo tuzi ni agatonyanga, ibyo tutazi ni inyanja. Uyu munsi nite ku kurengera bamwe, ngira ibintu bimwe nkosora ndengera. Kuba umuntu yakoreshejwe mu buryo bw'impano n'ibindi ntabwo bikwiye kwituma wihutira kumutegera umutwe wawe. Iyo amaso ni amarembo y'ubugingo, iyo utinjije amaso ahantu aragukoraho. Uko utakaza iyo mpumuro niko utakaza igikundiro, niko utakaza kwitabwaho. Umuntu ashobora kwica impumuro yawe, umuntu ugiye kugufataho imyanzuro akakira impumuro mbi, ibyo wari uri gukora bikanga. Abantu b'abasenzi mubimenye. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga kwihebura kandi reka kurira, yayindi yatura Lazaro bijyanyene. Reka kwihebura kandi reka kurira, yayindi yahungana Ana bijyanyene. Nijya reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Uganda, abari muri za Mozambique, Afrika y'Amajepfo, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwishi, mwese turabakiye kuri se tubabwira ngo turabakunda mu nshuti zakadasohoka. Abari ku mugabane wa Burayi Shalom, abari ku mugabane wa Asia namwe turabasuhuje, abari ku mugabane wa Amerika namwe turabasuhuje, abari ku mugabane wa Oceania turabasuhuje. Nkuko kuri kamera ya gusenga turi kumwe dusenge Jean Dodi. Mu buzima busanzwe nkorera ku musozi w'angwa itorero, Ndokora ngitunga muri Bibiliya. Ubusanzwe ubwo doctorate in philosophy ministeri nibigendanye na Bibiliya, nize ububanye mpuzamahanga na diplomasi muri maîtrise na maîtrise ya divinity. Aribwo by'abantu bakeneye bindira. Ndi umugabo mfite abana 4 bo mu nda na madame arahari n'abandi Imana iduha. Aribwo hari ikindi nsigaje yora, ndi legal representative wa The Holy Israel Church, dukorera i Nyamirambo hafi y'ibitaro. Kuwa kifuza kubana natwe afata imodoka imugeza kurya nyuma. Phone ngendanwa ni 82255874 82255874. Ushobora kuri muri Amerika ufite gahunda yo kuza mu Rwanda, ushobora kugutoke numvise mu pastor reka ntiyaniriwe yuvuye mu muji uratega kugera kujya nyuma urangije kwaza urusengero. Yego. Uvuye Nyabugogo ugateka ukazamuka Kimisagara wagera kujya nyuma ya Nyamirambo. Bose ni irya nyuma niho zikatira, aho imodoka zikatira naho. Tubaza urusengero. Naho ngaho yuhageze uhita tubaza tugasohoka. Itoro ni The Holy Israel Church. Turagushimira inshuti yanjye Yesu kuri umukozi w'umuhanga. Gushimye kuvuga bikaba wategeka bigakomera, uratubyukije birakunda. Izina ryawe nirishimwe. Iminota nibi umugisha kuri twe n'aba badoteza amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Yego. Yego. Nabonye ko ufite ubwenge bw'Imana, Imana ikabishizemo ababanga ari mu mpamvu nanabituye kandi kureba kubona gufite ko bakoresha cyane ari mu bakozi ku magazine batwayigaje. Basi rero ariko nigeze kumva utamusa ari bakojeho bavuga kujyanye n'amarembo 12 abadayimoni cyangwa Satani yabanyuriramo cyangwa abakozi baje imbaraga banyuramo. Umunsi nifuje ko baganda byo bamenye amarembo
iyo mbajije gutyo icya mbere isi yemera siyansi, yemera amarembo 12 asanzwe scientifically ya porte spirituelle n'amarembo y'umwuka. Ubwo wumvaga mvuga ayo marembo y'umwuka asanzwe siyansi hari ukiyavuga ntago yubaka. Wowe ushobora kubona umujyi uri ahantu ukibwira ngo ni accident, ntago hopitari, ibitaro ntago byubakwa habonetse hose, byubakwa muri intersection. Imijyi ikomeye, urugero Washington, ibiri bwubakwe bigendeye ku cyo bita haracyo bita ndavuga gute muri framasonnerie ni ba Rome spirituelle, ntago bubaka ahantu babonye. Ugeze muri Cape Town, ugeze za South Africa, n'umujyi uri bwubakwe bagendeye kuri icyo. Ugeze mu cyo bita ugeze muri France barubaka umujyi bagendeye kuri porte spirituelle. Hari ikintu bita rero amarembo y'umwuka. Umuntu usanzwe uri ku rwego rwo hasi ni uzi ko ibintu byose bikomoka ahagaragara, ariko Abayiburayo 11:3 bavuga ngo ibiboneka bikomoka ahataboneka. So ibi bigaragara bikomoka mu bitagaragara. So iyo rero bavuze amarembo, mu minsi yashize hegeze haza hano mu Rwanda iwacu umupasita witwa Robert Kayanja, aravuga ngo mu Rwanda ngo ni irembo, ngo ni irembo ry'ijuru. Komenti ziba nyinshi kubera ingano yo tubaho mu mwuka. Ida kuvuga ko mu Rwanda ari irembo, ntago irembo riba rimwe. Abantu baze gusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya Genesis itangiriro 28 barebe ubwo Yosefu uwo bita Yakobo yari ariho, ariko Yakobo aza kuryama yisegura ibuye. Ku icyo gice cya 28 bahere ku murongo wa 10 wa 12 yisegura ibuye. Ubwo yari yiseguye ibuye yari yaryamye asabye Imana ngo Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, nuramuka umpaye ibyo kurya ukampa ibyo kwambara, ntago nge ku giti cyanjye nzahwema kugushima. Agira ibyo ayisezeranya nk'umuntu uri muri situation itamworoheye. Muri uko gusezeranya isumba byose, yararyamye arota urwego rumanuka abamarayika ruzamukaho abandi, bamanukaho bazamuka, bamanuka bazamuka. Akangutse yaravuze ngo aha hantu ni irembo ry'ijuru, nuko nari ntabimenye. Iyo bavuze irembo ni ukuvuga kwinjira no gusohoka. Hari irembo ry'ijuru nuko ntari nabimenye. Aho niho haje kubakwa nkuko yabisezeranyije, afata utuvuta yari yitwaje yaducuncumuraho, avuga ko azubakira isumba byose inzu. Iyo nzu urusengero rwaje kubakwa rwa mbere rwa Salomo niho rwubatswe, ni naho urwa kabiri rwubatswe rusenywa muri 70 ku itariki 9 z'ukwa 4 barusenya, niho rwari ruri. Ndenda abantu babanze bumve ko Isiraheli na bugingo n'ubu yizerera muri porte spirituelle, mu cyo bita amarembo, kugira ngo niba biza nari nshatse kumenyesha abantu ko irembo atari igitangaza kuvuga irembo. Isiyanse kugeza kuri uno munsi hari igipuruva yemera nk'amarembo y'umwuka. Urugero nka zone 51, icyo bita area 51, zone 51 sinzi kuko nayivuga mu Kinyarwanda, niko hitwa nyine. Ni agace kaboneka muri Amerika kitwa zone 51. Nibajya kureba barahasanga hakonsidaringwa nk'amarembo y'umwuka. Nujya kureba urugero icyo bita mer morte, inyanja ipfuye, ni porte spirituelle. Nujya kureba icyo bita triangle de Bermude, na marembo. Nari nshatse kubabwira siyanse hari ibyo yapuruvye itashidikanyaho byitwa ko bikomoka nk'amarembo yo mu mwuka. Irembo rero ry'umwuka riba mu buryo bubiri, rikoreshwa irembo ni ukwinjira no gusohoka, ni porte spirituelle. Ku bakozi b'Imana bankurikiye batari abanyamubiri, iyo usengeye umuntu agakira ku mubiri wawe hari ikipuruvu
hari ibimenyetso, ushobora kwikanga hari akantu gasonnye ku mubiri. Nyine ubwo mbivuze gutyo kubera ko abantu bitoza guhinduka b'umubiri kuruta kuba b'umwuka ntibabyumva. Ariko umuntu umenyereye spirituality, iyo Imana ikoze ikintu kiyumvamo. Ibyiyumvo bitandukanye n'ibitekerezo. Ushobora kumpa amakuru afatika y'ikintu nkumva nicyo, ariko nkiyumvamo kumbeshya. Ibyiyumvo niho Imana ivugira, niyo mpamvu Imana itabeshya. Iko wiyumva niho Imana ikorera, naho gutekereza ni mu mutwe na Satani yahakorera. Ariko ibyiyumvo nicyo gisubizo. Ibyo nayo nari kuvuga bifitanye isano ku baciye mu mashuri baprova ikintu bita effet de placebo comme je vous dis. Abaganga uhingutse kwa muganga, ukahagera bataramenya indwara yawe, bashobora kuguha umuti uri netre utakwica ntunagukize, ariko bagira ngo umubiri wawe utangire ibikorwa byo guhagurutsa abasirikare guhangana n'ikibazo cyawuteye. Kuko ubwonko bwawe kugira buhagurutsa abo basirikare uri bubigiremo uruhare, hari ibyo bashobora kuba bakora kugira ngo bibahagurutse. Ubwo niko timwe. Rero siyansi narishatse kugira ngo abantu babanze bumve ko scientifically kuba utemera ibigendanye n'iby'umwuka ntibivuze ko bidahari. Mu kinyejana cya 19 isi yacumbikiye umugabo w'umuhanga uzwi bamwita Robert Ashton. Yaravuze ngo ntabwo ushobora kugira icyo uzahindura kuri iyi si y'ibigaragara utaramenya icyo bita monde imaginaire. Hari icyo bita monde des idées na monde réel. Ide ni ibitekerezo, ni isi y'imitekerereze, iyo niyo igenga isi y'ibigaragara. Tugendeye aho kubahibura 11:3 navugaga. Ngarutse rero uko buri kimwe cyose Imana yaremye gifite ukuntu ari Bibiliya kuwakize neza. Urugero, uramutse wize neza umuntu wamenya Imana. Niyo mpamvu bigoye kubona umuscientifique ushobora kuba utemera Imana. Wabona umuhistoriye ukabona umufilozofe utayemera, ariko umuscientifique wa nyawe aba yemera Imana. Kuko hari ahagera akabona ubwonko bwe ni buto, akibaza iyakoze ibyo agasanga iramusiga. Iyo umusize rero ahita yemera kiriyayi hari cyo kiri hejuru, kabone niyo watagikonsidaringa ngo agihe izina ukita kitwa Imana, ariko yemera yuko na bamwe bakritika bapinga bemera ko hari uwa creating the universe, waremye wakoze creation ya univers. Briefly, mu magambo make, porte spirituelle kutayumva, bamwe bashobora kutagira ubushobozi bwo kutabyumva, ariko Imana ifite ahantu yagiye consideringa nka porte spirituelle. Hari kuri tere 8 mu maporte spirituelle ari scientifique, 8 muri yo aba mu mazi, 4 ni yataba mu mazi. Ibyo si byo ngiye kujustifia nonaha, ubwo ntazanaboriyanta kujya. Abantu twizerera mu bintu bibiri bitandukanye. Hari abizerera spirituality iri mu bice bibiri. Spirituality ba mu gice cyo mu Mana no mu gice cya Satani. Isi ishobora kurema umuntu w'umwuka uwo bita Rome spirituelle ariko utanyuze mu Mana. Isi yabikora, isi yabishobora. Hari ibintu bakoresha nagiye gusobanura nonaha. Kuba Rome spirituelle ni ukugira amakuru afitanye isano na spirituality. Nta kindi bisaba. Siyanse, spirituality ni siyanse yiga ibigendanye, ni isomo ryiga ibigendanye n'igice kiri spiritual, sinzi uko nabivuga, n'igice cy'umwuka. Briefly, uwiga spirituality agomba wiga umwuka, agomba kumenya ko atari wo azakuza soul, azakuza ubugingo. Kuko ubugingo ni ikintu Imana yaremye mu buryo na consideringa nka accident. Na ubugingo ni ikintu Imana irema mu buryo bwa accident, mu buryo bw'impanuka.
Bibiliya Itangiriro 1:26 turema umuntu mu ishusho yacu, yo ni spirit. 2:7 Imana ifata ibitaka, ibumba, forme, ikora forme y'umuntu, physical appearance, forme urayibona. Hari icyo bita yatsar n'icyo bita bar. Yatsar ni création à partir de néa, nukurema guhera ku busa, ariko bar nukurema gufite icyo gushingiyeho, ni forme. So ibyo aho umubiri w'umuntu n'umwuka Imana iprove igihe biremera, ariko nta hantu uzigera ubona Imana iri kurema soul, shadow, koma soul, ame mu Kinyarwanda n'ubugingo, uburame mu Kirundi babyita uburame. Ubwo ndumva indimi tugerageje gukoresha bagira capacity yo kubyumva. So icyo ni igice kiremwa par accident, habayeho coalition yo gufata cya kintu Imana yaremye, yabumbye, ikagikombayininga n'icyo yaremye a partir de néa, ihereye ku busa. Coalition yabyo biformama agace kitwa ubugingo buzima. Ubugingo bw'ikintu bundi ni mu maraso, kubazi bigendanye n'icyo bita hemophile. Uramutse ukoze accident, amaraso yawe nahagarare, ubugingo bukagusohokamo bukagushiramo. Umuganga icyo yihutira gukora iyo wakoze accident, yihutira guprotectinga amaraso ari muri wowe kugira ngo atagushiramo. Abakristu, abantu bose bazi spirituality, not abakristu gusa, even n'aba Islam basobanukiwe spirituality, ntago barya icyipfishije. Impamvu umuntu atarya icyipfishije ni uko ubugingo bw'ikintu buba mu maraso. Abarewi 17 baze gusoma, ubugingo bw'ikintu buba mu maraso. Briefly, mu magambo make, nshatse kugira ngo abantu babanze bumve igikacyo turi kuvuga cyitwa spirituality. Niyo tutavuga ibyo mwashakaga byose, ariko introduction, intro, urwinjiro rushobora gutuma umuntu atakurikira icyo agiye gukurikira cyangwa akagikurikira. Ni icy'ingenzi ko n'ubu ngerageje gutanga definition mu magambo make kugira ngo umuntu amenye ko ari cyo bita portes iri spirituelle, yinjirirwamo igasohoka. Portes iri spirituelle zose aho ziva zikagera, urugi, amarembo y'umwuka. Amarembo arangwa no kwinjira no gusohoka. Mbibutse ko portes iri spirituelle ziri general, ziri rusange mu basenga no mu badasenga. Ushobora gusanga nabo mwita ko ari abanyamasengesho, mu mwuka ari babucura, baramuvuga ngo ni abanyamwuka, kuko buri kintu cyose gitunga icyo bita esoterique, icyo bita esoteisme. Iyo bavuze esoteisme y'abantu, izo ni interieur, ibwina izo. So esoteisme, hari spiritualite ya Islam. Nta eglise ishobora kubaho ngo igire efficacité itarize izo, ngo umuntu muri bo ayobore atazi adafite izo y'icyo kintu, ngo ube umuyobozi wegere hejuru. Igipimo Abayibura 11:1, kwizera ni ukumenya. Igipimo umenyamo nicyo wizeramo. Iyo winjiye mu kintu ukakijya izo, uko ukinjira ibwina urazamuka. Urugero narivuze ngo hari izo y'umu Islam. Umusilamu wize esoteisme ya Islam ntago muhura ngo umubwiriza amagambo ngo bituma arekura, akenera spirit ya konvenka. Umukristo wize esoteisme y'abakristo ntago amagambo ahagije ngo amukonvenke, akenera izo ya gikristo. Ni ukuvuga ngo esoteisme ya Islam esoteisme ya Judaisme ni Kabbalah, esoteisme ya Islam ni Sufisme, esoteisme ya gikristo ni Pentecotisme. Ni ukuvuga ngo umusilamu wize Sufisme, wowe dushobora kuvuga urugero, surati ya 71 ni surati jini. We niwumva surati jini, kuri wowe uri buhite wumva abadayimoni, ariko we surati jini azi maisha ya Muhammad page ya 31 azi ibigendanye n'amagini meza n'amagini mabi. Kuri we ijini biracyavuga marayika. Nk'uko umukristo iyo tuvuze abamarayika hari abari mu Mana n'abari mwa Satani. So rero we afite ibintu afite mu mutwe we ushobora kuba utamunyuza hejuru ngo bikundi. So umuntu ugiye kuganira, urugero kankoreshe nk'iyi mvugo, nubwo
abarokore benshi batari buhite bihutira kuyemera, ariko nushaka urareka nkore introduction icyo tuzagikora ubutaha. Menya ndi butanga iyo definition ubutaha nibiba bikunze nkavugaho n'ikindi kimwe cyangwa bibiri. Nkeka ko mukanya nawe urabizi ko saa 8 ndo oblige yo kuba ndi mu kandi kazi. Umwanya mba mfite niwo mugomba gukoresha kugira ngo dufatikanye, ibyanyu ntibipfe n'ibyacu ntibipfe. Abantu nibumva urusaku mu byo numvishe hakurya bakije mukanya birabinyuzeho. So uwumva atazi icyo ashaka, uzi icyo ashaka ntago afata icyo abonye, kandi challenges zose yumvishe cyangwa abonye ntizituma giving up ku cyo yashakaga. Iyo uzi objective yaho waganaga, iyo ufite vision yaho ujya, okay, inzira wayihindura ikugezayo, strategies nizo uhindura, ariko icyo ushaka cyo ntukigivingaho up. Ubiconsideringa nka challenges zo kuguhinyuza gusa, uhindura strategies. Nukuvuga iki? Ndazamutse ngiye hariya mu mujyi, kuba nsanze hari, urabona kuri uriya muhanda ureba hakurya, masanze ikamyo yitambitse ndi kujya mu mujyi, ntibivuga ngo igitekerezo cyo kujya mu mujyi nicyo mpindura. Ndashaka izindi nzira, eida ni imodoka ndayiparika nyishyire ku ruhande, nshaka aho nyiparika, nshaka inzira y'amaguru ngera imbere nurire moto, kuko igitekerezo cyo ndagifite. Okay, imodoka se nari mfite niba ari yo njyanye iri butware mw'abantu, ndajya guca izindi nzira nzenguruka yaba miduha n'ahandi, ariko ngende. Igitekerezo cyo kujyayo ubwo nari ngikomeje, nahindura strategy ariko si cyo mpindura. Ubwo nabwiraga abantu muri rusange, kuko turi mu ntango z'umwaka, challenges uhuye nazo zituma urekura icyo wari wapanze, ahubwo hindura inzira naho ujya aho hakomeza. Ibyo nari mbivugiye ku bintu numvishe bitangiye gusakuza, biyeranje bumve icyo twavugaga birabafasha. So mu magambo make nari mvuze ngo izoteisme ya Catholic, nari ngiye kuvuga ngo reka mvuge ikintu n'ubwo abakristo bamwe abarokore cyangwa abaprotestantism uzumva aribo bigize kari spiritual kuruta Catholic. Ugiye muri spirituality urasanga Eglise Catholic iri spiritual kuruta Protestant, ariko iyo tuvuga biyita ko aribo bazi. Spirituality ni imyizerere n'ibikorwa, ntago spirituality ari amagambo. Spirituality nuko wizera nuko ukora. Ibyo uri gukora bishobora gutuma uba Rome spirituelle cyangwa ntubeho. Ni nayo mpamvu bashobora gutinda bavuga abandi bo ntibihinduke, ariko abandi bo bagatinda bakora bigahinduka. Ko spirituality ni ibamo ikintu kigari birenze kuri ibyo. Reka mpinire mwaho, nagatanze ingero nyinshi zitandukanye zigaragaza ko bashobora kuba baba spiritual kuturusha. Spirituality rero ni ibintu umenya ugatangira kubigendera no kubyumva, ikaba mu bice bibiri, mu Mana no mwa Satani. Kubera ko Imana ntigeze irema Satani, yaremye Rusofero. Yiswe Satani kubera iby'Imana yakoresheje nabi. Satani afite amakuru menshi ya spirituality, ni nayo mpamvu ajya kuganira cyangwa ajya guhumekera binyuze ku cyo bitaga abasiramusi, Simiramusi na Horasi na Izisi. Ubwo bamwe babizi nk'Imana gusa zo muri Egypte, ntabwo ikimvuze bahita bacyumva kandi nta explanation ndi bugitangeho. Ariko si papa si yanjye si uko yemera, ahubwo yegera imbere ibyo tuzi ni agatonyanga, ibyo tutazi ni inyanja. Ariko nabihitamo azasigara nyine ari agatonyanga ariko kujuje ibisabwa byose by'inyanja. Ibyo tuzi ni agatonyanga, ibyo tutazi ni inyanja. Ariko ushatse wahinduka inyanja yigaragariza ariko mu gatonyanga, bivuga ngo iby'inyanja byose ukaba ubyujuje. Kanihute nkomeza. Umubiri wawe wowe unteze amatwi, nawo uko mvuze science hanze amaporte spirituelle, niko n'umubiri wawe ufite porte spirituelle usabwa kuba wamenya mu mwuka nabwo ugakura. Ikindi gihe wenda nibizankundira tuzashaka umwanya tuvuge ngo ni gute umuntu yakoze umwuka uriho. Ikindi ariko ndashaka kuzasohora igitabo in general kivuga ngo comment devenir un homme spirituel, ni gute umuntu yahinduka umuntu w'umunyamwuka. Apana hari igihe dushaka hari ukuntu umuntu aba atari umugabo agashaka
kugaragara nkawe ariko rero atariwe. Hari igihe rero umuntu ashaka kwigira uwo atariwe. Noneho nge namwe duhangane gushaka definisiyo y'icyo kintu tube tukizi, noneho turebe uko twabaye. So umubiri w'umuntu ufite isanganywe porte spirituelle nazo, ntago ahantu hose ari ahantu hose. Umubiri w'umuntu usanganywa amarembo y'umwuka. Kansubirimo, ku mubiri wawe hasanzweho amarembo y'umwuka, kwinjira no gusohoka. Nanavuge mu magambo make, niba uzi ko ku mubiri wawe hari ukwinjira no gusohoka ncishirije, aho ushobora kubona hari icyahinjira kikanahasohoka hose ni amarembo y'umwuka. Ahubwo nzasigarana ibihamya, ubwo aho hose uhita uhatekereza, nzasigarana ibihamya byo kuhakwigisha. Ariko ahantu hose habasha kwinjira no gusohoka, abantu bamenye ko ari amarembo. Urugero, reka mbanze uyu munsi nite ku kurengera bamwe, ngira ibintu bimwe nkosora ndengera, nibyo byaza kumfasha. Ubundi kuko ntayavuga yose umunsi umwe, byasaba iminsi 2-3, ariko nibuze uno munsi nshaka igice kimwe turengera gikoreshwa. Muranyemerera mbanze guhera ku bikoreshwa muri rusange. Icyambere ni uburyo bw'icyo bita ibiganza. Uranyumvishije? Ibiganza na marembo y'umwuka. Okay, kugira ngo bikunde uraza kunsomera. Nuza gusoma amagambo y'Imana, ndashaka kuza gukoresha amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cyo kubara 27:18-20. Igihe uri bubu hareba nibutsa abantu kuza gusoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana 3:20. Haranditse ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye. Abantu babanze bumve ko uwo Kristo uhagaze ku rugi ukomanga adahagaze ku rugi rw'inzu ye, ntagahagaze ahandi, ahagaze ku rugi rw'umutima. Bagire nibuze ubwo bushobozi yo vuga ngo nujya gusenga ngo winjire, ntago gusenga kose ko uko kwinjira kose si uko gusanzwe. So mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye nzinjiriwe dusangire. Aho yinjira nihe? Urwo rugi akomanga nihe? Ntago ari urw'umubiri, ni porte spirituelle ku mubiri w'umuntu. Wasomaho 27 soma 19 na 20. Uwiteka abwira Mose ati jana Yosuwa mwene Nuni, ufate Yosuwa mwene Nuni, umuntu urimo umwuka, umurambikeho ikiganza, umushyire imbere ya Eleyazari yego kandi n'iteraniro ryose, umwihanangirize yego, kandi umuhe ku cyubahiro cyawe. No, okay, rekeraho byumvikanye. Abantu nibabanze bumve agaciro k'ibiganza. Nari kubaha ibimenyetso, ariko abaza gusoma bazi Pawulo anandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ntukirengagize impano waheshejwe n'ibiganza by'abakuru ubwo warambikwagaho ibiganza. Bivuga ngo aranongera anamubuza kutihuta gupfa kurambika ibiganza ku muntu ubonye. Uzi impamvu? Nicyo avuze. Utransfeye ntago umuhaye ikindi, umuhaye ku mpano n'ubuzima n'icyubahiro wari ufite. Ariko ibyo bintu twubwizanye ukuri, ndamutse ndi umujura muranyubaha. Umuntu wiba atakaza agaciro. Kuguha ku cyubahiro n'ukuguha kuri character. Bishatse kuvuga ngo kuba umuntu yakoreshejwe mu buryo bw'impano n'ibindi, ntago bikwiye kwituma wihutira kumutegera umutwe wawe, kuko numutegera umutwe wawe ntago ari buguhe ku mpano afite no ku mbaraga afite gusa, n'imico yagusogongeza na karande yaguhaho. Niyo mpamvu umuntu wese ugiye gukora transition ava ku rwego ajya ku rundi, niyo yaba mu mico yacu ya leta, hari urwego ugomba kuba uri bufate inshingano. Ntibabe baruguha kuko uri umusore, baruguhe kuko wubatse. Kuko kugira umuntu aguhe ku kintu birakwiye ko yaba acyumva agisobanukiwe. Nshatse kuvuga iki? Ibiganza, umutambyi yafataga ihene, icyo bitaga ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, batunga icyo bita azera jusqu'au jour, akayirambikaho ibiganza, akayohera mu butayu, amaze kuyivugiraho ibyaha by'Abisiraheli. Inyamaswa igaragara itwaye ibyaha bitagaragara biturutse ku biganza n'amagambo by'umutambyi. Nshatse kuvuga iki? Ugufashe mu mutwe hari ikintu ashobora kwirukana, ashobora gusenya no kugira ute. Nigeze kuba ndi mu bukwe, umupasiteri umwe ndi gushyingira abageni ashaka kubafata ku mutwe, muvana ako kantu kigeze gacaho bana gakase kugira ngo bambara nk'uwundi muntu. Ariko niba ari umugeni
ugomba kumushyingira ntiwamufata ku mutwe we ngo mbikwemerere ngo uri pasiteri, ngo uhaye mikorofone ngo senga ariko nujya gufata ku mutwe we ndawukurinda, kugira ngo utamutaransferamo ibyawe ari nge wamushyingiye. Sinzi icyo mvuze aho, niba banyumvisha aho ndaharinganye, harumvikanye se? Oya, niba hari ibindi nawe wumva wabimbazaho. Niye mpamvu utakwemera ko umuntu amurambikaho ibiganza ukizera jewe uwo muntu ugomba kumurambikaho ikiganza? Ni ukugira ngo uwo muntu ajyane ibyanjye ntajyane ibya rusange, azamenye yuko nge yahisemo ngo mukorere urwo rugendo ruva aha rwinjira. Inzi ngewe umupasiteri nako ni na bishopu, nta muntu n'umwe arimika udahanganye n'umwuka w'ubusambanyi, kuko ubimika n'ubundi ni uko amavuta ava ku mutwe. Iyo n'umuyobozi wanyu ari umunyantege, mwese mu banyantege nta n'umutagera ndabizi gusa. Rero nari nshatse kuvuga sero y'icyo bita ikiganza. Niba uri pasiteri uneze amatwi cyangwa uri umukirisitu uneze amatwi, wazi iwacu wagira gute, ariko ntabwo umukirisitu urusengero nagiyemo ndi umushyitsi cyangwa umukirisitu duhuye gutya tikitake nasenganye nawe ijoro ryose. Ibyo mvuze ntabwo ngiye kwivuga uko ntari, nasengeye ahantu wanasengeraga. Wigeze ubona mfata abakirisitu banyu biwanyu ngo njye gufata ku ruhanga rwabo? No, namufataga ku rutugu nkamusengera. Kuyihe mpamvu? Uruhanga ni porte spirituelle. Icya kabiri, ibiganza nicyo twavuze, ubwo tubivugiyemo ibyo bibiri, uruhanga n'ibiganza ni amarembo y'umwuka. Uruhanga ni iki? N'ibiganza. Aho tuzema tuboneho baza birinda abantu ko kubagirane ko baguzana ibiganza gusengera. Umuntu ushobora kumuha ibiganza nga gusengere, ntibikore cyane nk'uko wamuhaye umutwe. Ibiganza ntago ari ikigeragezo gikomeye, kuko ibiganza nge nawe kuba dufatanye ibiganza bitandukanye no ku ibiganza byawe bifata mu mutwe wanjye. Ubwo aho ndaharenganye. Kandi mvuga icya kangahe se? Mvuga icya gatatu. Icya gatatu, okay, navuze ngo ahantu hose ku mubiri hari amarembo. Reka ngerageze kubivuga mvunaguye wenda, birashoboka. Niba amaso yawe hari ibiyasohokamo, hari n'ibiyinjiramo. Baze gusoma muri Matayo 6:22 murahasanga ikigendanye n'amaso. Baraza gusoma nanone, okay, Matayo 6:22 tugiye kuhasoma twatinda, ariko dukoreshe Yobu 31:1 nayo muyongere kuri Matayo 6. Soma wowe Yobu 31, soma umurongo wa mbere wonyine, kugira ngo ari wo mvugaho ibigendanye n'uko umubiri wawe y'amaso abarebye neza umubiri uraturungana, uragubwa neza kuko amaso areba. Soma ariko 3:1 bumva icyo nshaka nka responsibility ku maso. Amen. Nasezeranye n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwifuza umukobwa? Ngewe nafashe umwanya nsezerana n'aya maso kugira ngo ntabasha kwifuza umukobwa, kugira ngo yayabujije kureba se, ahubwo iyo arebye ayavanayo vuba. Iyo amaso ni amarembo y'ubugingo, iyo utinjije amaso ahantu aragukoraho. Nta kindi uwo bita Dawidi yazize si ukureba muka Uriya, iyo amureba agakomeza akagenda, ariko gutinza y'amaso arakurura cya kintu akinjize muri wowe agikomeze muri mind, aricyo bita cerveau cervere biri perashidiye muhare piniere, kive muri conscience mind kikugere muri subconscious kikutegeke. So rero nasezeranye n'amaso, niko yo bari kuvuga ngo nibyo bimubuza kwifuza, n'isezerano yakoranye n'amaso. So rero narishatse kubamenyesha ko aya maso ibyo muyarebesha uri kureba, ntago nshobora kuba ndi kureba filime ya pornography kubaneza amatwi ngo mpite nuzuzwa mvuge mu ndimi ndi kureba porno. Ibyo bintu byahura wowe? Bishatse kuvuga iki? Amaso icyo yereka kirakwafectinga spirit, ni amarembo akugiraho ingaruka ubishaka utanabishaka. Icy'amaso agira gute akwereka.
so nagatanzeho ubusobanuro bwinshi ariko bakira ibyo byanditswe navuze ntibakira ibyo kubera ko ntekereza ko nari nkivuga tugaruke ku mazuru amazuru baraza gusoma Itangiriro 2:7 Ezekiyeli 23:25 Itangiriro 2:7 Ezekiyeli 23:25 havuze Uwiteka Imana ire mu muntu umukungugu hasi yego imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo nushaka kurekera mu mwuka wawe ushobora umuntu ajya azirikana ikintu kimwe ntago muzi abantu bashobora kuba bari kwigisha ukajya kubona akaguhuha aguhumekeyemo ikintu wakakira kikakwafekitinga aho babyumve imuhumekeramo mu mazuru iki kintu akoze ntago cyo kinjiriye mu maso kinjiriye mu mazuru hari cyo bita photosynthèse na respiration ntago ari byo ngiye kwigisha nona ariko bamenye yuko umuntu yavutse agira impumuro uko utakaza agaciro uko utakaza iyo mpumuro niko utakaza igikundiro niko utakaza kwitabwaho umwana w'umukobwa ukiri muto ukiyifite agirirwa impuhwe na muto ariko hari imyaka umugore ageramo akabasimba ikango agatangira kugira imico ya kigabo niko impumuro yegenda ishira umwana w'umukobwa uko arindwa yitabwaho ntago ari ko umugore wa 45 yitabwaho uko umuntu agenda atakaza winjiye mu rugo especially nk'abagore ibi mvuze babimenya n'abagabo bamwe babyumva winjiye mu rugo rurimo agahinja batabikubwiye batafuze batagize gute uruhinja ruhumura mu nzu impumuro y'uruhinja urayumva niyo mpamvu wo bita Yakobo ahamagara amateka ya Yakobo ndetse na Esawu Isaka ashaje ahamagara ngo mwana wanjye nyegera akamukora akavuga ngo impumuro y'umwana wanjye imeze spirituality igirana isano nuko uhumura umuntu ashobora kwica impumuro yawe umuntu ugiye kugufataho imyanzuro akakira impumuro mbi ibyo wari uri gukora bikanga abantu babasenzi mu bimenye impumuro irakonta hari ikintu cya mbere gihenda mu isi ni perfume ntago ari zahabu impumuro iraremera nasobanura uburyo bw'impumuro hari impumuro muri spirituality ushobora kwinjira mu rugo ugasanga bacanye utuntu so abantu bari spirituelle bagira ibintu bashobora gucana bishobora gutuma abamarayika bahagenda haza imyuka eida mu mana cyangwa mwa satani reka ibyo mbyiwerere bitacarenginga abantu ibintu bigendanye nuko humura byahamagara abadayimoni cyangwa bigahamagara abamarayika nukuvuga ngo urugero umuntu wese winjiye nko muri toilette ubu ninde uyobe wese yuko mu matoilette habamo imyuka ibyo byanyine ntagora abantu kanikomereze impumuro niyo nari nshatse kuvuga ubwo si isomo ndi kwigisha ahubwo ndashaka kugira ngo menyeshe abantu ko umubiri wabo utunga icyo bita amarembo nicyo gishobora gutuma umugore utwite turaha urareba kuri kara gasozi mushobora kujya guhinguka yakajya kukunyuza ahantu impumuro y'ibishyimbo yumvishe igatuma adakomeza kugenda kandi akayumva wowe ntabyo wumva kubera iki uwo muyoboro urazibuka kuko guhumurirwa kwe ni ku kirukwe konyine ibyarya umwana bikonsomaho impumuro ari gufatiye babiri ibintu byose biba byadaborinzwe niyo mpamvu ihene inka imbwa biri spiritual kuko biremwa ku munsi wa 4 umuntu akaremwa ku munsi wa 6 imbwa hano hafunze irakira impumuro ya shebuja atarakomanga so ntago mbitinzeho mu bintu byinshi ariko nayinshatse kuvuga impumuro uranyemerera nze gusoreza ku kindi kintu kimwe tuvuye hano tugeza tugiye ku akanwa k'umuntu ni porte spirituelle baze gusoma amagambo y'Imana aboneka ibintu byo gusoma bo basome baze gusoma imigani 18 20 na 21 kimwe mu bintu biteye abantu gusonza ntago ari ikibazo cy'uko bamwe na bamwe batakoze ni ikibazo cy'imikoreshereze y'akanwa kabo nka porte spirituelle kuko ejo yacuruje bikanga iyo agiye kujya yaravuga ngo yewe ngo ngiye gutaba yanjye ngo yewe ngo ngiye gucuruza se ko ngiye gutarama amagambo yavuze mu isi y'umwuka habamo ibitaramo wowe aho wicaye ntago uri bucuruzi icyo uvuze hari icyo bita law of attraction
mu isi y'umwuka uratarakitinga, uhamagara icyo wavuze mu mwuka kiriyo. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka nta kintu kitahari cyaba cyiza cyangwa kibi, mu mwuka kiriyo. Iyo rero ukoresheje imvugo nk'iyo wikreatingiye kuba wakinjira muri negatifu. Ururimi ni rwo rwica, ni kwakubwira ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza. Kuri 20 haravuga ngo gusonza no guhaga biripfunditseho. Iyo uri kuvuga gutera imbere, uwo mwuka wawe ukakuzaho, iterambere ririya kwitaba, ugatangira gukora ngo uryinjiremo. Ariko iyo uri kuvuga gukena no kuba umutindi, usubira inyuma. Niyo mpamvu umubumvisha aho wasomye Imana ibwira uwo bita Mose, ntago ari ukumurambikaho ibiganza gusa, umutongero ntago uburozi bwica, hica umutongero. Ibice 4 biranga uburozi sibyo ngiye kuvuga nonaha, nta na bumwe bwica no kugeza kubwo mu kanwa, bugira imbaraga kubera imitongero bwavuzweho. N'icy'ingenzi kutakwiye kuvuga uyu mwana umwise ngo ni igicucu, ni ikigoryi, biramwafectinga. Niyo mpamvu niba bari gusoma igitabo cya mbere cya Samweli 25:25, Nabali ni Nabali koko, izina ni ryo muntu, yiswe ikigoryi akiri muto. Babisubiyemo kenshi bijya muri kamere, ngo biri muri kamere ye, ubucucu buri muri kamere. Uzi impamvu byageze muri kamere? Bwavuye mu mutwe buza mu mutima. Imigani 23:7, kuko yatekereje ari kari, kumvishwa buri gihe kari igicucu byamugize cyo. Ni icy'ingenzi ko hirya y'ikivuzwe kivuguruza, yewe Nabali, yewe Baramu na Baraki, genda umvumira Abisiraheli. Niki yakoreshaga? Yajyaga gusohora amagambo Imana ikayavuguruza. Ntago yayarekaga ngo asohoke, ahubwo yajyaga kuyasohora igakora inverse, ikayanyuranya. Kubera ko imbaraga z'umunwa mu isi y'umwuka ntago habaye amafaranga, habaye ururimi. Kansubiremo, umutungo mu mwuka ni umunwa. Uzacunge eglise izavuga yuko hari ikintu itahaye agaciro. Icyo kintu itahaye agaciro, icyo bahaye agaciro nicyo bagira. Kanguha urugero, iminota yagiye, kandi nkoreshe mvuge ku cyanyuma. Ubwo mvuge ku cyanyuma, ibindi tuzabigarukaho ikindi gihe. Ndagaruka ku kintu bita munda. Munda ni dukoresha amagambo y'Imana aboneka muri Yohana 7:38. Iyo yasome kuko ariho tusaoreza. Yohana 7:38 yarenze. Twavuze ibiganza, bureba twibuke, twavuze ibiganza, twavuze akanwa, twavuze amazuru, twavuze amaso n'uruhanga. Ubwo urumva tutageze muri 6-7. 3:8 havuze gute? Yohana igice cya 7:38, unyizera yezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Baze no gusoma ntacyo muri Luka 21:34, naho baze kuhasoma. Ndashaka kugira ngo nibuza ninjya kuvuga haya magambo bagira icyo bumva. Hari ikintu bita chakra ni ururimi rw'igisanskrit, ni urw'igihinde, especially muri Aziya ntoya. Ni ururimi bakoreshaga ikitwa Aziya, muri Aziya ntoya ni rwo bakoreshaga, rwitwa chakra. Ni ijambo rivuga umubiri wacu ufite chakra 114 zigabanyijemo 7. Ibyo ntago ari byo ngiye reka mvuge rero kuri 7. Iyi 7 umubiri w'umuntu urazifite, ufite imbaraga 7. Tuzabigaruka ikindi gihe. Reka ngaruke uwo bita Bruce Lee. Wigeze umwumva Bruce Lee? Yari umukinnyi w'iteramakofi n'ibindi. Yari umutayiti, yakinaga karate. Bamwe bahise bavuga ngo ubwo savuze karate kari umukino. Reka mvuge gato, ubu haciye imyaka almost ngira ngo 32 apfuye, ariko abantu bakina karate baracyamubona. Bruce Lee yari umugabo ufata igiceri tuvuge cy'ijana, akakiguha, agafata icya senkani, akaza mu biganza byawe, agakuramo icyo giceri cy'ijana, akasiga icya senkani harimo iminota 2, harimo metero 2.5, agashyiramo metero 2.5, agashyira igiceri mu kiganza cyawe, bakavuga ngo rimwe, guhumbya no guhumbura. Wowe
umushinga wawe bakavuga ngo bagasifura umushinga wawe ucyumva ifirimbi ari ukuva gufunga ikiganza ariko yo wajyaga kugifunga wasangaga yakuyemo igiceri cyawe yashyizemo ike wajya kureba ugasanga wapfumbatije ikiceri yari afite muri metero 2 umushinga wawe ari ugufunga gusa so nshatse kubabwira iki Rome spirituelle bagira igihe gitandukanye n'icyacu bakorera kuri vitesse ya lumière canye itoroshi hariya urugendo rukinguka hakurya iyo niyo Rome spirituelle ubwo nitujya gutangira tuzatangira ku icyo gihe cyo mu mwuka wo gitandukanye n'igihe cyacu ubundi duprove ibindi dusigaje ndarishatse kubabwira aho handi navuze ngo ibyo murya mwirinde bitazabatungura ibyageze mu nda yawe inda niyo siège spirituelle imigezi y'amazi temba iva mu nda Bruce yakoreshaga shakara ya 3 ariho mu nda ya 6 no mu maso niho Bruce yakoraga imyitozo n'ibyo umugore we mama Rinda avuga wari umugore wa Bruce approve ko ibyo tuvuze ari zo shakara yakoreshaga abantu baze kuverifyinga niba ibyo tuvuze biririyo bamwandike bari bumva ikiganiro cye bashaka uko garure mu rurimi babasha kumva so mu magambo make inda y'umuntu ni siège wavuze mu rurimi atari ziriya zo mujya kwiga mu mujyi n'abantu babatoza iyo uri kuvuga mu rurimi rw'umwuka iyo Pawulo avuga ngo dusenge mu mwuka no mu bwenge mu mwuka avuga no gusenga mu rurimi iyo usenga mu rurimi rutari uruhimbano ubyumvira mu nda ni porte spirituelle ikintu cyose gishobora kuba cyagera mu nda ukwiye kukirinda kuko cyafecting inda yawe icyo cyageze mu nda cyakwica cyangwa kikagukiza niyo mpamvu bamaze kurya bamenya Adamu na Eva babona ko bambaye ubusa ariko bikinjira mu nda icyo bari kigeze mu nda bamenya ko bambaye ubusa inda yawe urayijera niyo mpamvu birivuga ngo kuza kwe kutazabatungura kubera kugwa ivu ibyo uriye birakwafectinga mu mwuka byagira ingaruka ku mwuka wawe ari byiza cyangwa bibi murakoze ibirenze kuri ibyo niyo mpamvu muzabona bamwe bari gusenga ashake kugufatira mu nda umuntu utazi ntago yimuha murakoze duhabwe umugisha murakoze pastor katugushimire ko twemere kutuganira katubwire ngo Imana iguhe katushimire ababanye natwe kutuganira ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu usengera reka dushimire umuntu ugishikira ku murimo w'Imana tubwire ngo Imana iguhe umugisha pastor umuntu ushobora kubonye bwa mbere ashobora kuba pastor nta muntu aguhe ushaka kuvugisha inama ushaka ko yansengera ese pastor ko namwumvise ko afite ibintu bizima ko ushaka kujya ku rusengero rwiwe bose wamuha nimero watanga nimero telefone yanjye ni 0782 255874 82255874 cyangwa bagasura channel bita Menya isi y'umwuka nicyo nigendanye na spirituality birumvikana nicyo nkunda kuvugaho iyo umuntu atamaye topic imvuga spirituality Menya isi y'umwuka murakoze Imana iduhana umugisha kubo kwisumba byose kubatwikire nshuti yanjye Yesu dusengeye ubwoko bwawe bwari buduteza amatwi baha umugisha bavane ku rwego bageze ku rundi ubakubire umwanya bakoresheje bumva iki kiganiro kandi ubavane ku rwego bageze ku rundi aho twagiye kugaragara duhishe mu maso wacu icyubiro n'ikikugarukire kingura imiryango y'uwari uduteza amatwi nabone kugira neza kwawe herekeresha ijambo ry'ibimenyetso n'ibitangaza igihenze sugurira kuri gusenga everyday igihenze n'ukuzahura mu bwami bw'ijuru urinde imitima yacu kurusha ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bikomoka wakoze kubwo guhagarana natwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen shalom shalom naho ubutaha gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga igihe irashitse cy'abantu bakunda Imana